Bakunzi ba channel inama nziza ku buzima, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya tubaganiriza ku bintu byinshi bitandukanye byafasha ubuzima bwanyu kumera neza no kwirinda indwara zitandukanye, bityo bigatuma ubuzima bwanyu burushaho kumera neza mukabaho neza. Mwibuke gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel inama nziza ku buzima, ndetse mukande no kunzogera iri iruhande, mujye mubasha kubona amakuru igihe tuyashyizeho, kandi twakira n'ibitekerezo byanyu mwanditse muri comment kugira ngo tuzabone icyo tubaganirizaho ubutaha. Dore ko hatandukanye n'indwara yitwa ikirungurira cyangwa se heartburn mu ndimi z'amahanga. Ubusanzwe bavuga ko umuntu yarwaye ikirungurira cyangwa se heartburn iyo habaye kuzamuka kwa acide iri mu gifu, noneho umuntu akagarura ibintu bisharira cyane kandi bimeze nk'ibitwika umuhogo, bityo bikaba byatuma umuntu yumva atameze neza. Ese ikirungurira giterwa n'iki? Ikirungurira giterwa na acide iba yazamutse mu gifu, iba iri kugaruka mu muhogo, bityo ugatangira kumva umuhogo uhokera ndetse hanasharira. Ese kugaruka kw'iyi acide yo mu gifu twavuze haruguru byaba biterwa n'iki? Ubundi haba habaye ikibazo mu nda kiba cyatewe n'uko agace gatandukanye umuhogo n'igifu gafite ikibazo, noneho bikaba ngombwa ko iyi acide izamuka ikajya mu muhogo ukumva wokera. Ibi rero ngo bikaba biterwa n'ibintu bitandukanye birimo nko kuryama ukimara gufata amafunguro, umubyibuho ukabije, kunywa itabi ndetse n'inzoga, kuba ufite ibibazo mu gifu ndetse n'ibindi. Dore rero uburyo wakoresha ukarwanya ikirungurira wowe ubwawe. Icya mbere, guhagarara wemye. Mu gihe ufite ikirungurira si byiza kwicara cyangwa kuryama, ugomba guhagarara. Guhagarara wemye bifasha ibiri mu gifu kutazamuka mu muhogo no kongera kumanura iyi acide iba yageze mu muhogo igasubira mu gifu, bityo ukaba ukirwanyije ku giti cyawe. Icya kabiri, nywa icyayi kirimo tangawizi. Amazi ashyushye wongeyemo tangawizi byibuze imazemo iminota 10 ugahita uyanywa. Tangawizi ni umuti mwiza ukoreshwa muri byinshi. Harimo abantu bakunda kuruka mu gihe bakoze urugendo, kimwe no koroshya mu muhogo igihe arwaye. Iyo mu muhogo woroshye gutyo bituma acide itazamuka ngo igere mu muhogo. Niba ukunda kugira ikirungurira rero, ushobora kunywa iki cyayi iminota byibuze 20 mbere yo kurya, cyangwa waba wagize ikirungurira ugahita ukinywa nyuma yo kurya. Icya gatatu, nywa vinegere cyangwa amazi arimo indimu. Vinegere na acide watekereza utabwo yakongera acide nyinshi mu gifu, ushobora kwibaza impamvu ikoreshwa. Nyamara kunywa akayiko kamwe ka vinegere bifasha umuhogo gukora neza. Ni ukuvuga kwifunga igihe umuhogo we na acide ivuye mu gifu. Icyo gihe rero vinegere ni ngombwa cyane, byibuze akayiko kamwe. Icya kane, guhekenya shikarete. Shikarete nazo zifasha kugabanya acide. Kuzihekenya byongera ikorwa ry'amacandwe agafasha mu kugabanya acide iba yabaye nyinshi mu nzira y'urwungano ngogozi. Ni byiza guhekenya shikarete byibuze iminota 30 iyo umaze kurya mu gihe ukunda kugira ikirungurira. Nukoresha ubu buryo bwose bukanga cyangwa ukaba ugira ikirungurira inshuro 3 mu cyumweru, iyo uri ibiryo cyangwa unyweye ibi bintu bishobora kuba ikimenyetso cy'uko urwaye indwara yo kugarura ibyageze mu gifu. Ni ngombwa kujya kwa muganga. Dore rero bimwe mu byagufasha kutagira ikirungurira mu buryo bwo kukirinda. Ntukaryama ako kanya ukimara kurya. Fata ifunguro rya nijoro byibuze amasaha 3 mbere yo kurya. Irinde ibiryo byakongera ikirungurira nk'ibirimo amavuta menshi cyangwa urusenda rwinshi. Gira ibiro bikwiye bijyanye n'uburebure bwawe. Tubashimiye umwanya mwiza mwaduhaye. Mwibuke gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel inama nziza ku buzima, ndetse mukande no kunzogera iri iruhande, mujye mubasha kubona amakuru igihe tuyashyizeho, kandi twakira n'ibitekerezo byanyu mwanditse muri comment kugira ngo tuzabone icyo tubaganirizaho ubutaha.